sinabacitinga nanjye ikaze ku nkuru zacu zinyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel kandi zitandukanye. Ndabasuhuje kandi ndabaramukije, ni muze mwongere murambura gate maze mwongere mwicira hasi dusase inzobe maze ubundi twongere twiganirire. Ndabanza nshimira abantu bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuko channel yacu yarangije kuzamuka iri kugenda itera imbere cyane. Nimukomeze mutwere ku rukundo mukanda subscribe mwibuka gusharinga zino video ikaze. Ese ubundi nababuranye iki? Hejuru cyane mwebwe bafana mukunda inkuru n'ibiganiro tubagezaho, hejuru cyane mwebwe mukunda filime zacu tunyuza ku muyoboro mugari wa YouTube. Turabasuhuje kandi turabaramukije dutangira n'inkuru yacu. Uyu munsi turaza kuganira ku ngingo eshatu. Turaza kuganira ikintu cyavanye umuvandimwe uvuka Uganda wiberaga mu gihugu cyo muri Amerika witwa Tengetenge ubundi akishimira kuza mu Rwanda. Ubu nawe tuvugane yarangije kwambara Visit Rwanda. Hejuru cyane mwebwe mwagiye kwakira umuvandimwe waruturutse muri Amerika witwa Tengetenge akabasha kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kuganira muri bimwe mu bintu yabashije gutangaza ubwo yageraga mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni ubwa mbere ahageze nubwo bwose yavukaga mu gihugu cy'abaturanyi, ariko murabizi yuko kamajije gufatwa agahita yigira muri Amerika. Turaza kuganira ku rugendo rwe buryo cyageze muri Amerika n'uburyo yaje gupanga kuza mu gihugu cy'u Rwanda, akazava mu Rwanda yerekeza mu gihugu cyamubyaye aricyo Uganda. Turaza kushimira nanone abantu bibutsa gukanda subscribe kuri no channel yacu kuko yabashije gutera imbere cyane. Hejuru cyane turaza kugaruka nanone mu buryo ki wowe ubwawe ushobora kwibikira ibibazo byawe ukirinda kubitangaza, kuko burya nabyo ntago ari byiza cyane. Ese uzi gutekereza ikintu kabanza ukakivuga, icyo kintu nikizigera kibaho uburyo kibahora bakikwishyuza, barakikwishyuza agahinda kakagera aho ngaho kakakwica. Ndaza ko kwigisha tekinike ushobora gukoresha mu gihe ushobora gushaka gusohora aya magambo, ariko mu gihe ikintu panga gukora kitari cyakunda burya ni bibi cyane. Ikiza nuko wakabyihoreye. Muraza kunyemerera twongere tugaruke kuri filime twasohoye ku munsi w'ejo ya 23 episode, tubateguza episode ya 24 igiye gusohoka akano kanya. Twebwe ngubu turi kuvugana murabizi neza yuko buri uko dutekereza gusohora filime njyewe mbanza nkanyura hangaha nkabakubita ikiganiro cy'uruhehemure kuri filime iba yasohotse haruguru ndetse n'igiye gutambuka haruguru. Ikaze mwebwe mukunda inkuru n'ibiganiro tubagezaho, mukomeze kugubwa neza. Niyo waba utameze neza ndakomeza musengere nkurambureho ikiganza cy'iburyo n'ibyanga turaza kwifatisha Pastor Kitwaza ubundi abashe kubasabira umugisha ku Mana. Ikaze ku nkuru zacu n'ibiganiro tubagezaho bitandukanye. Uyu munsi nabakoreye icyegeranyo kivuga ku muvandimwe witwa Tengetenge wagize gutya ku minsi yashize ku itariki 15 z'uku kwezi turimo, nibwo yaje gupanga kuba yatemberera mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ubundi Tengetenge ni muntu ki? Tengetenge ni umupeti ukiri mutoya wagize gutya arangije yigarurira imbuga nkoranyambaga, nawe aza muri bamwe mu ba content creator ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uburyo cyaje gukomera cyangwa se kuzamuka byabaye mu kanya nk'ako guhombya. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Ese ubundi nushobora kuba ukurikiranya kino kiganiro nawe ukaba wifuza gufungura YouTube channel, byandike hasi muri comment ngubwire tekinike ushobora gukoresha kugira ngo channel yawe ibashe kuzamuka mu buryo bwihuse kandi bworoshye cyane. Ibi ni iki? Ndabasuhuje ndabaramukije. Impamvu dere tekinike ya mbere ugomba gukoresha nimba ushaka nawe kuba content creator wa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Burya YouTube channel igira amafaranga, zino mbuga nkoranyambaga zigira amafaranga iyo wazihaye umwanya, kandi murabizi neza yuko gukoresha zino mbuga nkoranyambaga ubundi nago ariko kazi wakabaye ukora ukonyine, kuko zino mbuga nkoranyambaga buryo kizikora ushobora kuzifatanya n'akandi kazi kandi ukagakora ibyawe bikagenda neza, ukaba waba content creator ariko nanone wikorera n'akandi kazi. Niba ushaka gufungura YouTube channel ugomba kubanza kumenya ibintu bitatu. Ukabanza ukitekereza wowe ubwawe, ese kino nicyo gihe kugira ngo mfungure YouTube channel ubundi mbashe kugaragaza impano yanjye, yaba comedy, cinema cyangwa se bimwe mu biganiro nazanye ngeza ku baturage. Ese ubundi bishobora kuwubaka? Icyo ngicyo nubasha kugitsinda, iyo ngiyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri no kubanza kumenya icyo ugiye gukora, nimba kizaba gifite inyigisho muri society kikabasha kwigisha abantu muri rusange kugira ngo nabo bisange barangije gukunda ibiganiro byawe. Buriya byanga bikunda uramutse ukoze ikintu kizima kandi cyiza, byanga bikunda tubona aba followers benshi cyane, kuko iyo ufashe akantu ukagakora ugakoma umuntu yibuka gukanda subscribe. Icyo ngicyo ni ikiganiro cya gatatu. Nimba ushaka kuba content creator banza umenye icyo ugiye gukora. Muraza
kunyemerera twerekeze kuri filime yasohotse ku munsi w'ejo. Ese iriya filime mwaba mwarayibonye cyangwa ntago mwayibonye? Oya, byanga bikunda kuyibona, mushobora kuba mwarayibonye kuko narabararitse kandi yamajije kurebwa n'abantu benshi. Ariko nanone muraza kunyemerera tubanze tubabwire ngo saa izi ngizi ubu ngubu turi kuvugana twarangiza kubakora indi filime y'agahehemure y'akasamutwe, mbega sinema nyarwanda igiye gusohoka saa izi ngizi. Murabizi yuko aba atari igikabyo cyangwa se ibintu byo kubasha kwikunda. Njyewe mbasezeranyije ibintu biba bigomba kuba, nimba ubashije kubona kino kiganiro ukanda subscribe, ubundi nurangiza nawe utubwire yuko udategereje ino filime mu buryo bw'amashusho tugiye gusohora. Nukuri ni nziza cyane iyo filime, muraza kunyemera. Ese ubu nimba mwarabonye buryo ki iriya filime yarangiye ku munsi w'ejo, uyu munsi bwo muri kubitekerezaho gute? Ese ubundi birarangira gute? Ese ubundi bizarangira gute? Muraza kunyemerera uyu munsi mbatere amatsiko, nirinde kwisobanuraho byinshi, cyangwa se episode yasohotse yeje ku munsi w'ejo sindi busobanuraho byinshi, kandi episode iri busohoke uyu munsi nabwo ntago ndi busobanuraho ibintu byinshi. Ahubwo nimunyemerere tuganire kuri uno mupeti witwa Tengetenge. Ese ubundi aracyari umupeti, umuntu ufite amafaranga angana kuriya? Ese ubundi aracyari umupeti, umuntu utekereza kuza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo aganire n'aba content creator baho? Byanga bikunda nawe nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga, byanga bikunda ushobora kuba warabonye bimwe mu bice bya Tengetenge ageze mu gihugu cy'u Rwanda, ukibaza ikintu yaje kwenda kikakuyobera, kuko Tengetenge yaje mu gihugu cy'u Rwanda bitunguranye. Muraza kunyemerera gato tubanze tuganire kuri uno mupeti buryo ki yaje guturuka mu gihugu cya Uganda kisanga yageze muri kiriya gihugu gikomeye cyane cyo ku mugabane w'Iburayi witwa Amerika. Hari ibyo yagitangajeho ndetse hari byinshi yavuze, urugendo rwe rwo kuva Uganda aho yaciye kugira ngo yisange yageze hariya hantu. Uburyo cyageze muri kiriya gihugu cyo muri Amerika. Umugabo witwa Tengetenge ni umupeti rwose wagezeyo akiri muto cyane, kuko ku myaka ye 7 yari yararangije kwiyumva nk'umuntu ushobora gukorera kuri runo rubuga rwa TikTok, aho yakoze video imwe yonyine, ubundi yarangiza akayaprodinga. Nyuma yo kuyaprodinga video ikarebwa cyane, igakundwa cyane, agahita kubitana n'umwe mu banyamerika bamukundaga cyane, ubundi bakava muri icyo gihugu bakaza kumwirebera be ubwe. Byanga bikunda ushobora kuba yarabonye umunyamerika ufite imisatsi myinshi cyane ari kumwe na Tengetenge, nimba nawe ujya ukurikirana imbuga nkoranyambaga ziwe. Ese ubundi kuki uriya munyamerika yaje kureba umuvandimwe wacu witwa Tengetenge bikarangira amukunze, bakifotozanya bigeze hariya akabasha kumwamamaza? Nyuma y'aho yaje gukora video ya kabiri y'uruhehemure, noneho video iragenda izenguruka isi yose, yewe isiga no kuyizenguruka. Haza kubonwa nanone n'undi munyamerika ukunda gucuruza telefone. Bari abagabo babiri b'imanga, babonye uriya mwana w'umuhungu baravuga ati byanga bikunda uriya mwana ashobora kuba afite imana. Baje kuva muri kiriya gihugu, ubundi bandikira Tengetenge, baraza bikoza mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, bajya gushakisha uwo mwana ahantu aherereye. Ku myaka 7 gusa Tengetenge yari yarangije kugafata, kuko ndi gukeka aribwo bamujyanye muri kiriya gihugu cyo muri Amerika ku mugabane w'Uburayi gikomeye kuri uriya rwego. Tengetenge yakomeje gukora cyane. Ubu turi kuvugana Tengetenge yari yanavukiye mu muryango ukennye cyane, yewe ukennye cyane, ariko ubu ngubu nagira ngo mbabwire yuko nyuma yuko avukiye mu muryango ukennye cyane akaza guhura n'abo banyamerika bakamuhindurira ubuzima, ibye byarangije gukemuka, afite ifaranga ridasanzwe. Ese nawe uri kwifuza kureba Tengetenge ngo nkubwire itariki ushobora kuzamuboneraho amaso ku maso yarangije guhura n'urubyiruko rwa hano mu gihugu cyacu cy'i Kigali, kuko yarangije gutegura bimwe mu birori bishobora kuzahemura abantu bose, bimwe mu birori bishobora kuzakundwa na benshi, kuko hazaba harimo Tengetenge n'umuvandimwe nanone uri kuzamukana igikabyo cyane cyinshi cyane ngo yitwa Igikoko. Ese uwo mugabo we muramwibuka? Ni umugabo wena ko ubundi ntabwo aricyo cyatuzinduriye ahangaha, twazinduwe no kuganira kuri Tengetenge. Akigera mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko ari ubwa mbere ageze mu gihugu cy'u Rwanda kandi yagikunze cyane, yifuza ndetse no kuzafata inzu, ubundi akazajya ava muri Amerika akahatemberera, ubundi akaza akaganirira. Ese ubundi Tengetenge ni muntu ki? Tengetenge ni umugabo w'umuhanga cyane, ni umugabo uzi byinshi, ni umugabo ukora byinshi cyane, ni umugabo mu content creator ukunzwe cyane,
kuko ubu ngubu tuvugana ku rubuga rwe rwa TikTok akurikirwa na miliyoni 25. Murumva byanga bikunda ashobora kuba akomeye kandi aracyari mutoya. Nawe nimba ukunda tengetenge nkanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana, kuko ibiganiro nk'ibi ngibyo by'ibyamamare nako kanya rwose buri uko icyamamare kigeze mu Rwanda nibyo cyaje kwendamo Visit Rwanda hejuru cyane. Nzajya mbakoreraho ikiganiro ubundi mbashe kukinyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Ndabashimiye. Ese ubundi nawe nimba ubashije kugera kuri no munota ni gute wambwire ko utarakanda subscribe? Ubundi gukanda subscribe biraza kugutwara iki? Ngaya nguko ngurgu rwanjye ngizo inkuru za tengetenge, nguko ushobora kwitwara muri society ubundi ukabasha kugira ubuzima buzira umuze. Kandi ni umunsi nifuje gukora ikiganiro nshimira abantu bibutse gukanda subscribe muri abagaciro cyane.